tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya tugezaho? Tega amatwi ikiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya. Turabashuje mwebwe mwese muteze amatwi gahunda za Radio Mara Rwanda, tunabaha ikaze muri iki kiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya nk'uko maze kubyumva mu kirango. Divestine Mukaryumugabe, turi kugenda dusatira umusozo w'igihe cya Diveni, ari nayo idufasha kwitegura igitaramo kitwinjiza mu munsi mukuru wa Noheli. Uyu munsi mukuru wa Noheli rero mwe muteze amatwi Radio Mara Rwanda niwo mugiye gusobanukirwa neza. Abateze amatwi iki kiganiro twizere ko muri hafi muri benshi kandi mwizeye kuza kuvoma ubumenyi bwinshi muri iki kiganiro. Uyu munsi ni kuva ryari watangiye kwizihizwa, ese ufite ayahe mateka, ni biki se biranga uyu munsi mukuru ku bijyanye na liturujia? Muri iki kiganiro rero reka nakire Padiri Theophile Nkundimana, akaba ari umupadiri wa Kidoseze ya Kigali, akaba kandi akorera ubutumwa muri Paruwase ya Gishaka, by'umwihariko akaba ari impuguke ku bijyanye na liturujia. Padiri, tubaye ikaze muri iki kiganiro. Murakoze cyane kandi abashimiye. Reka rero namwe mwese mbahe ikaze. Tugiye gutangira iki kiganiro mutubwira se umunsi mukuru wa Noheli turi kwitegura ufite iyihe nkomoko n'ahe mateka y'uyu munsi mukuru wa Noheli? Byo koko turi ku musozo w'igihe cya Advent, tukaba tugenda twegereza guhimbaza umunsi mukuru wa Noheli. Uno munsi rero ufite amateka atari magufi, ukaba n'umunsi ukurura n'impaka. Bamwe bavuga bati wenda ni imihimbazo ishamikiye ku mihango itari mikirisitu, abandi bagatsindagira yuko rwose icyo gikorwa uwo munsi mukuru ari umunsi mukuru mu Kristo. Ariko izo mpaka zose ziba ziturutse kudashaka gushakisha ukuri cyangwa se no kutagira amatsiko y'ubushakashatsi. Ubuhamya bwa kera bwashoboye kumenyekana kuhimbazwa rya Noheli tubukesha umuco w'Abaromani, cyane cyane ko imbehokamana ryacu ry'ubukristo rishingiye ku muco wa Kiromani. Inyandiko ibyemeza ni inyandiko umuntu yakwita mpamyabihe, iconographe, yo mu mwaka wa 354. Iyo nyandiko yerekana urutonde rw'ibyagombaga kwitabwaho n'abaturage mu murimo rusange, kandi kerekana n'intonde z'abepiskopi b'i Roma. Hanyuma akaba n'urundi rutonde rwerekana abahuwe Imana. Urwo rutonde rwerekana cyane cyane aho bashyinguye. Izo ntonde zombi rero zerekana n'amarimbi ashyinguwemo abepiskopi ndetse n'abo bihawe Imana. Itariki ya mbere yerekana ahashyinguwe uwahowe Imana, aho bitaga mu Kilatini wenda Depositio Martyrum, ni itariki ya 25 Ukuboza. Ahashyinguye abepiskopi Depositio Episcoporum, itariki igaragara ni itariki ya 27 Ukuboza. Akaba ari umunsi Papa Dionysius bavuga ko yashyinguweho. Hanyuma urwo rutonde rukemeza kandi rukerekana umwaka kugera ahashyinguye abapapa babiri. Abangaba batahowe Imana, no kuvuga Papa Marcus ahagana mwaka wa 336 na Papa Julius ahagana mwaka wa 352. Bintu byombi rero biraduha kwemeza ko inyandiko ya liturujia kuri kalendari ya Roma ntago bishidikanya ko ari yo mu mwaka wa 336, ahagaragaza nyine abapapa batahowe Imana. Uyu nguyu Marcus aho ashyinguye, akaba ari nayo nyandiko igaragaza bimwe cyangwa se bumwe mu buryo bukoreshwa mu gushyingura abantu. Hanyuma i Roma nibo bafashe iriya tariki ya 25 Ukuboza, ikaba y'ukuvuka kwa Kristo, ikaba yaramenyeshaga cyane cyane intangiriro y'umwaka wa liturujia. Bamwe mu bashakashatsi rero bagakeka yuko Noheli ishobora kuba yaratangiye kwizihizwa mu myaka ya 300 yewe na mbere yaho gatoya, kandi ko ihimbazwa ry'uyu munsi rigomba kuba rifite isoko muri Afurika y'Amajyaruguru aho kuba i Roma. Hari icyo tugomba kwibaza
niki cyatumye hemezwa ku buryo budakuka iyi tariki ya 25 Ukuboza? Hari impamvu zigera kuri 3. Iya mbere yatumye iriya tariki ifatwa yaherewe ku itariki ya 25 Werurwe, ariho duhimbaza ko Bikira Mariya yasamye Yezu. Indi mpamvu ya kabiri nuko Noheli yashyizweho kugira ngo iburizemo umunsi mukuru wo guhimbaza Kigirwamana wafataga iyi tariki. Ni ibintu bimenyerewe ko mu ntangiriro z'ubukirisitu hari imico n'imwe ya gipagani yagiye ifatwa igahabwa isura y'ubukirisitu kugira ngo abo banyamahanga cyangwa se abitwaga abapagani bari muri iyo mico bashobore gusa n'abibonamo kandi borohere kwakira inkuru nziza. Ni itariki ya 25 yari isanzwe izwiho guhimbazwa Kigirwamana cy'izuba, hemezwa yuko nyine yashingirwaho. Impamvu yatumye bashingiraho kugira ngo ibe Noheli ndayivuga mu kanya. Indi mpamvu ishingirwaho yemeza iyi tariki ya 25 ni inkubiri yo kurwanya inyigisho z'ubuyobe z'umugabo witwa Arius, wahamyaga ko Imana idashobora gufata isura y'umuntu, idashobora gufata isura y'umubiri w'umuntu. Ibyo byombi ko ari bitatu rero, wenda mpereye ku cyambere, reka ngisobanure mpereye ku cyambere aho Noheli ishobora kuba yarakizweho ku itariki ya 25. Kuva kuri 25 Werurwe kugera kuri 25 Ukuboza hari mu amezi 9, kandi umuntu uko tubizi atwita amezi 9. Bagahamya rero yuko iyo tariki yashyizweho yemejwe bahereye ku munsi mukuru, ku munsi bakekaho Bikira Mariya yabwiwe yuko agiye gusama inda. Uwo munsi rero bakawugena bahereye kuri iyo tariki, amezi 9 yakuzura bakemeza iyo tariki ya 25. Indi mpamvu ya kabiri, ngira ngo ibi ngiye maze kuvuga hari abashakashatsi bagiye babivugaho, ntago ari ibintu biba bihandutse mu kirere, nk'uwitwa Duchesne ndetse n'uwitwa Tale. Abangaba babivuzeho, hanyuma bati Yezu yaba yaravutse afite amezi 9 nyuma yo kwigira umuntu mu nda ya Bikira Mariya. Ibijyanye n'ubuzima bwa muntu ibyo ngibyo burabyerekana cyangwa ukabigaragaza. Uruhererekane inyigisho rero ntabwo rugaragaza inkomoko y'umunsi mukuru wa Noheli nyirizina, uretse ibyo byo kugenda bagereranya, ariko rwagerageje kwerekana cyangwa se kwegeranya amakuru yafasha gusobanukirwa na Noheli. Aha ntabwo twakwirengagiza ko mu ntangiriro za Kiliziya hari urusobe rw'inyigisho zinyuranye zigerageza gusobanura ibanga ryo kuvuka no kwigira umuntu kw'Imana muri Yezu Kristo. Impamvu ya kabiri navugaga itangwa mu kwemeza itariki ya 25 Ukuboza nk'umunsi mukuru wa Noheli ishingiye ku bitekerezo by'abakurikiranye iby'amateka y'iyobokamana, bemeza ko Kiliziya ya Roma yaba yarasimbuje umunsi w'abapagani bizizagaho Ikigirwamana cy'izuba. Hanyuma mu mwaka wa 125 umwami w'abami witwa Aurelianus ategeka ko aho kwizihiza Ikigirwamana cy'izuba wasimbuzwa kwizihiza ivuka rya Yezu, kubera yuko Yezu afatwa nk'urumuri nyakuri rw'isi. Ni nabyo dusoma mu byanditswe bitagatifu mu muhanuzi Malakiya umutwe wa 3:20, Evanjili ya Luka umutwe wa 1:78, n'Evanjili ya Mutagatifu Yohani umutwe wa 8:12. Bivuze iki rero? Bivuze yuko ibyo nahimaze kuvuga haraguru gatoya ntangira yuko uyu munsi wari usanzwe ari uwo gusenga no kwiyambaza Ikigirwamana cy'izuba, kandi mu kwemera kw'abakristo bakabona yuko urumuri rusumbye izindi zumuri rumurika kurusha izindi ari Yezu, hanyuma babisimbuza gutyo no kugira ngo bafashe ba bandi barimo guhinduka bari bafite umuco wo gusenga Ikigirwamana cy'izuba. Inyigisho ibabwira yuko urumuri rusumba icyo Kigirwamana rwabonetse biborohere kugira ngo bakire uwo munsi. Indi mpamvu ya gatatu yatumye hemezwa iriya tariki ya 25 nuko nyine umunsi mukuru wa Noheli wavutse mu nkubiri yo kurwanya inyigisho z'ubuyobe z'uwitwa Arius, wihamyaga ko Imana idashobora gufata isura y'umuntu cyangwa se umubiri w'umuntu.
bityo ko Imana ari Imana, kuba Imana yagira kamere ebyiri bidashoboka. Noheli rero yaje ihamya ko Kristo ari Imana kandi akaba n'urumuri. Kamere Imana yahuye na kamere muntu maze bibyara Kristo, Imana n'umuntu rwose. Aha nakwibutsa ko ibitekerezo bya Arius byamagamywe ku buryo budasubirwaho n'inama nkuru ya Kiliziya yabereye i Niceya muri 325, ndetse n'inyigisho za Papa Leo mukuru, Leo le Grand 10 yatanze ku munsi mukuru wa Noheli, zigatsindagira ihame ryo kwigira umuntu kw'Imana muri Yezu Kristo, Imana rwose n'umuntu rwose. Izo rero navuga ko arizo mpamvu eshatu zigomba gufatirwa hamwe nta nimwe umuntu akuyemo, zatumye bemeza iriya tariki ya 25 yo guhimbaza ivuka rya Yesu. Urakoze cyane Padiri kudusobanurira mu by'ukuri amavu n'amavuko yo guhimbaza umunsi mukuru cyangwa w'ivuka rya Yezu Kristo cyangwa se Noheli, biturutse kuri ziriya mpamvu eshatu, ukuntu zagiye zigibwaho impaka, ariko mu by'ukuri hakavamo kuhimbaza umunsi mukuru w'ivuka rya Nyagasani Yezu Kristo ku iriya tariki 25 z'ukwezi kwa 12, bivuye muri izo mpamvu eshatu zose. Hanyuma kuva icyo gihe umunsi ugiyeho utangiye guhimbazwa, ese uyu munsi noneho turi mu mwaka wa 2021 n'ubundi turacyawuhimbaza, se wagiye uhimbazwa gute kuva muri icyo gihe kugeza na n'ubu ngubu? Nyuma yo kwemeza iyo tariki no kubyumvikanaho muri rusange, nongere nsindagire yuko iyi tariki yavutse mu muco w'i Roma. Uburyo bwo guhimbaza umunsi mukuru wa Noheli ntabwo wagize uburyo bunyuranye. Hari uburyo bw'igitambo, liturujia y'igitambo nyine, ariko hakaba n'ibimenyetso bigenda biranga uwo munsi byagaragaye rugikubita, harimo ikirugu, harimo imuri zinyuranye, urumuri, harimo igiti cya Noheli. Ibyo wenda bigarukaho mu gusoza. Icyo navuga yuko nuko mu ntangiriro y'ikinyejana cya 5 Mutagatifu Agusitini yemezaga ko Noheli ari uguhimbaza isabukuru y'ivuka rya Yesu, ari nacyo abantu na bamwe kuri iki gihe usanga basa n'abashyize imbere cyangwa se n'abagerageza guhanahana amakuru ku mbuga nkoranyambaga. Ubujo bundi hatangira gusohoka utuntu ngo tubatumiye muri anniversaire y'umuhungu wacu witwa Yezu. Ibyo n'ugusa n'abigana Agusitini we niko icyo gihe yabyumvaga, guhimbaza isabukuru ya Yezu, kubera yuko Agusitini we icyo yashyiraga imbere kandi yabonaga ari ipfundo rya byose ni Pasika. Ku buryo Pasika yayitaga ko ni ikimenyetso kigaragara ariko gihishe ibitagaragara bigamije kuzahura abantu. Noheli rero yayifataga nka anniversaire isabukuru y'ivuka rya Yezu, un simple anniversaire cyangwa se mémoire, akemeza ko Pasika yo ari ikimenyetso cyibutse igikorwa cyabaye by'ukuri kuva mu rupfu ujya mu buzima. Icyo bamushinja, ndavuga abashakashatsi, nuko yirengagije ko ibanga cyangwa se iyobera ryo kuvuga kwa Yezu ryifitemo ibimenyetso by'urupfu ndetse n'ubuzima. Nibyo Papa Leo mukuru yibandaho yerekana ko Noheli ari intangiriro ya Pasika, kuko Noheli himbaza intangiriro y'umukiro w'isi, ukabona indunduro yawo muri Pasika. Mu kuyihimbaza nuko nayivugaga Noheli, n'ubu ngubu nyine harimo misa, igitambo cy'Ukaristiya. Mu ntangiriro misa zabaga ari enye za Noheli, akaba nyine misa y'umugoroba ubanziriza Noheli, hakaba misa y'igicuku, hakaba misa yo mu rukerera na misa yo ku manywa. Kandi izi misa ntihaburemo kubaha ikirugu aho kiba cyateguwe, cyane cyane ko ari ikimenyetso nyamukuru cy'umunsi mukuru wa Noheli. Ariko kuva mu kinyejana cya 8 kugera n'ejo bundi ku nama nkuru ya Vatikani n'amavugururwa yakoze, misa za Noheli zari 3 na n'ubu ngubu ni 3. Ibi bya misa 3 bihanywa na Geregori mukuru, aho avuga mu nyigisho ya Noheli, ndabisoma mu gifaransa ngerageza kubishyira mu kinyarwanda, agira ati: La largesse du Seigneur nous permet aujourd'hui
de célébrer la messe 3 fois. Umuntu agenekereje mu kinyarwanda agira ati ubuhangange bwa Nyagasani butwemerera uyu munsi guhimbaza misa inshuro 3. Izo misa nta zindi yavugaga, ni misa y'igicuku yo mu gicuku, misa yo mu rukerera na misa yo ku manywa umunsi mukuru wa Noheli nyine. Uko bihagaze ubu ngubu abasaserdoti bashobora guhimbaza izi misa zose, birumvikana ku masaha atandukanye kandi yegera ukuri. Ni ukuvuga ukuri kw'amasaha, veritatis orarum. Ntabwo misa y'igicuku uzajya kwihimbaza saa 12 z'umugoroba, cyangwa se ngo misa yo ku manywa ujye kwihimbaza saa 10 za mu gitondo. Oya, ni ukuvuga ko amasaha agomba kuba agaragaza nyine igikorwa nyirizina. Abakristu nabo bahimbaje misa yo mu gicuku bakaba bashobora no kuba bashobora guhimbaza nimwe mu zindi zisigaye. Ikindi mu guhimbaza umunsi mukuru wa Noheli ni uko hari iminsi 8 ikurikira Noheli, ariko ikaba itandukanye na Pasika, kuko Pasika ifite umwihariko. Iyi minsi 8 ubundi ibigamije guhugura abigishwa babatijwe mu ijoro rya Pasika kugira ngo bashobore kujya mu bandi bakristo. Noheli rero yo kubera ko hinjiramo n'indi minsi mikuru ituma iryo banga ridakurikirana uko byari bikwiye, icyo twasigaranye ni umunsi wa 8. Umunsi wa 8 wo uba ufite amasengesho yawo yihariye, cyane cyane yuko kubera yuko ko umwaka ugenda wegerana cyangwa se uko amatariki bagenda akurikirana, hari iminsi mikuru yivangamo bigatuma ibanga ry'iminsi 8 ridashobora kumvikana neza. Reka mbaye nk'urugero, wenda kuri Noheli hategetswe yuko icyumweru nyuma ya Noheli hariho himbazwa umunsi mukuru w'umuryango mutagatifu. Yego. Ariko Noheli ibaye ku wa 6 ku cyumweru ukurikiyeho umuryango mutagatifu. Nk'uyu mwaka niko bimeze. Zaba ku wa 6 ku cyumweru duhite duhimbaza umuryango mutagatifu, kandi ubundi wagombye guhimbazwa ahubwo ku munsi wa 8. Wa 8 Noheli yarabaye. Ubwo rero icyo ivugurura rya Vatikani ryashigaje nuko ku munsi wa 8 haba ari amasengesho yihariye agamije kwerekana iryo banga ryo kwigira umuntu kwa jambo nk'uko byatangiye kuri Noheli, hanyuma bigatsindagirwa. Hanyuma ikindi kuva mu kinyejana cya 7 niho hagiyeho amasengesho yihariye ku munsi mukuru wa 8, ibyo dusanga mu gitabo cy'ibanze bitwa Sacrementaire Gregorien. Ayo masengesho akaba atangizwa n'amagambo ati in octabas domini, mu cyumweru cyangwa se ku munsi wa 8 w'icyumweru. Ikindi dusanga mu guhimbaza Noheli n'igihe cya Noheli nuko amasomo n'amasengesho bya liturujia usanga bigaruka ku ngingo ebyiri z'ingenzi. Icya mbere ni umunsi wo gucungurwa kwa muntu. Amasomo yewe n'amasengesho usanga arangaho bigarukira. Hanyuma indi ngingo igarukamo cyane ni ugutsindagira ingingo uko Imana yigize umuntu kugira ngo umuntu agire uruhare kuri kamere Mana. Izo ngingo nizo zigenda zigaruka haba mu masengesho, gikoraniro, guherekeza amaturo, irisoza itambo yewe n'isengesho rikuru ry'Ukaristiya. Harakoze cyane inshuti bakunzi ba Radio Mara Rwanda, mbibutse ko turi mu kiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya. Kuri mugoroba rero tukaba turi kumwe na Padiri Theophile Nkundimana, ariwe uri kudusangiza ku munsi wa Noheli uburyo watangiye ndetse nuko uhimbazwa kugeza aya magingo. Reka dufata akaruhuko gato tugaruke dukomeza n'ikiganiro. Yesu, shimirwa
Dukomeze rero n'ikiganiro tumenye inyigisho za kiliziya, aho tumaze kureba uko uyu munsi mukuru wa Noheli wagiye uhimbazwa kugeza magingo aya, ndetse tukareba na nyuma yaho muri iriya minsi 8. Reka rero dukomeze n'ikiganiro. Uyu munsi mukuru wa Noheli ugira ibirango byawo. Muzi ko hari ikirugu kiba gihari hirya no hino mu kiliziya, hakaza n'igiti cya Noheli. Ibyo byose rero bifite icyo bisobanura. Nagira ngo padiri n'ubundi adufashe, ese iki giti cya Noheli gisobanura iki, ikirugu se cyo gisobanura iki? Haba harimo n'ibindi bikigize kugira ngo kibe ikirugu koko cyuzuye na cya giti kibe igiti cyuzuye. ngira ngo umunsi mukuru wose ugira ibimenyetso cyangwa se ibirango bifasha abantu kwinjira mu ibanga ry'uwo munsi mukuru. Noheli rero ifite ikirango gikuru aricyo kirugu, ibindi byagiye biza byiyongera kuri cyo. Ikirugu rero nta kindi kigamije uretse wenda umuntu yabyita nk'ikinavanjiri rishushanyije cyangwa se rishyizwe mu bugeni. Ikirugu kirashushanya aho Yezu yavukiye, uko ivanjiri bitubwira. Muri rya joro Yosefu na Mariya baraye bashakisha aho bacumbika kubera bari bagiye kwibaruza mu mujyi wabo. Hanyuma Bikira Mariya agafatwa nyine n'ibimenyetso by'umubyeyi ushaka kubyara, bagashakisha aho umubyeyi yaruhukira. Hose bakabura icumbi, bakaza kugwa ahantu abashumba bacyura amatungo yabo. Aho rero niho umubyeyi Bikira Mariya yabonye aho ashobora kuruhukira. Ikirugu rero mu ntangiriro kibutsaga ibyabereye i Betelehemu, ariko na n'ubu niko bimeze. Hanyuma kikaba ikimenyetso cyihariye muri liturujia ishingiye ku muco w'i Roma, ikimenyetso cya Noheli. Hari abantu bagaragaza ukubaho kw'icyo kirugu nyine bagiye babivugaho mu nyigisho zabo, nka Origene ahagana muri 448 yahamije yuko ikirugu cyari i Betelehemu, ariko i Roma bakahakora akantu kameze nk'ubuvumo bashyiramo ibimenyetso by'uko batekereza uko Yezu yaba yaravutse. Hanyuma aho hantu Mutagatifu Helena, uwo ni nyina wa Constantine umugabekazi, aza kuhubaka bazilika. Iyo bazilika hanyuma hejuru y'icyo kirugu bari barakoze aho bakacyariza mu mwaka wa 300 hafi aho 320 321. Ubundi buhamya dufite ni ubwa Mutagatifu Yeronimo wemeza yuko mu kubaka iyo bazilika ikirugu cyari gisanzwe gikoze mu ibumba, noneho bagishyize mu butare. Ubuhamya byose rero buragaragaza ko ikirugu ari ikimenyetso cy'ibanze kandi cy'ikubitiro cy'umunsi mukuru wa Noheli. Bagashyiramo uburyo nyine ivanjiri itangaza aho Mariya yaruhukiye, bagashyiramo ishusho ya Yezu, bagashyiramo inyamaswa. Hanyuma mu ntangiriro ahangaha bakoreshaga ishusho ya Yezu gusa, ariko guhera kuri Noheli y'igihumbi 223 Mutagatifu Francisco aho kagiye gato kitwa Creccio mu Butaliyani yakoze igirugu gifite uburiro, hanyuma yuzuzamo ibyatsi, arangije ashyiramo n'indogobe n'ikimasa. Hanyuma abihera uburenganzira na papa wari icyo gire, hejuru y'icyo kirugu ahashyira alitari. Hanyuma umupadiri bari kumwe, dore ko yari umudiyakoni, ahaturira igitambo. We nk'umudiyakoni ahatangariza ivanjiri aririmba, kandi nk'uko abadiyakoni bafite uburenganzira ahatangira n'inyigisho. Nyuma ye abibumbiye umuryango wa Franciscan bakomeje uwo muco, ndetse ubatera no kugira ikindi gitekerezo cyavuyemo gukora inzira y'umusaraba. Uri inzira y'umusaraba amashusho yayo tuyakesha Franciscan. Icyo kirugu rero igisobanuro cyacyo nta kindi uretse kwibutsa, ni ikimenyetso cyibutsa ibintu byabaye muri ririya joro Yezu yavutsemo nk'uko ivanjiri bitubwira. Bagashyiramo biriya bimenyetso byose, ndetse bakongeraho n'abashumba. Hanyuma kugira ngo twihuje n'abakristu bo mu Kiliziya y'Uburengerazuba,
bongeramo n'abariya twita abami baje kuramya Yezu kugira ngo basobanure ko umwana w'Imana yaje mu isi kugira ngo bamuhe icyubahiro no kugira ngo bamuramye, kandi kumuramya bigatangira umunsi avukiyeho. Aho hari ku Kirugu, hanyuma hari n'ikindi kimenyetso cyangwa se ikirango kijyanye n'igiti cya Noheri tubona hirya no hino. Ikindi kirango ni igiti cya Noheri ndetse n'urumuri. Igiti cya Noheri gishushanya paradizo. Kugishyira rero ku munsi mukuru wa Noheri nyine ni ugushushanya ko Yezu aje gusubiza abana b'Imana, abayoboke b'Imana, paradizo, aho hantu heza kurusha ahandi umuntu yatakaje kubera icyaha cy'abakurambere bacu. Nyine niyo mpamvu ubona igiti bagitakisha urumuri, bashaka gushushanya ko Yezu ari rumuri nyakuri nk'uko twabibonye mu ntangiriro. Bagashyiramo izo mpano bashaka gushushanya yuko Yezu azaniye buri wese impano y'ubuzima, impano y'umukiro. Urumuri bakoresha cyangwa se dukoresha rushushanya ko Kristu azanye ubuzima bushya n'uburyo bushya bwo kureba ibintu ku bayoboke b'Imana. Gusa ikigaragara ni uko Noheri yabaye umunsi mukuru wa bizinesi n'abatemera Imana usanga nyine babyitabiye nibyo, ariko bakabyitabira atari ukubera yuko bagiye guhamya ukwemera kwabo, ahubwo bakabyitabira kubera yuko barabonamo n'urufaranga. Amafaranga bakaza gucuruza bya bindi byose kugira ngo begere ku mafaranga. Reka rero nshuti bakunzi ba Radio Mara Rwanda dukomeze kubabwira ko turi mu kiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya. Padiri Theophile Nkundimana akaba ari we uri kudufasha muri iki kiganiro atubwira ku munsi mukuru wa Noheri ibiwuranga ndetse nuko uhimbazwa. Reka rero nyuma yo kutubwira uyu munsi mukuru wa Noheri, ese muri iki gihe turi mu bihe bitoroshye by'icyorezo cya COVID-19, noneho ni gute umukristo ashobora guhimbaza Noheri mu by'ukuri bihuje n'ubuzima tubayemo muri iyi minsi? Umunsi mukuru wa Noheri ni umunsi mukuru w'ibyishimo, ni n'umunsi mukuru abantu biha uburenganzira bwo kwishima cyane ndetse bakagerageza no gukoresha ubushobozi bwabo ku buryo rimwe na rimwe busa n'uburengera. Iki gihe rero navuga yuko icyo tugomba kwibandaho ni ukubihimbaza mu buryo bwo mu mitima yacu mbere na mbere yuko tubisohora, tugasohora ku buryo budateza ibibazo dushobora kwiteza cyangwa dushobora guteza abandi. Iminsi mikuru iremereye, ngira ngo kuri iki gihe ntabwo byoroshye kugira ngo ushobore kuyikora, ariko mu buryo bwo kwihimbaza hari ukumva misa, ibyo birumvikana, ariko nanone no mu rugo iwacu tukagerageza kubyinjiramo nk'umuryango, kuko Noheri ni umunsi mukuru w'umuryango. Ni naho ababyeyi bafite akamenyero ko kubatirisha, yego ni byiza. Ni umunsi mukuru w'umuryango, umunsi mukuru wa mama, umunsi mukuru wa papa, umunsi mukuru w'abana. Noheri rero nihimbarizwa mu muryango, hanyuma nyuma yo gusenga ibyishimo bikomereza mu muryango, cyane cyane mu isengesho mbere na mbere, hanyuma ibijyanye no kwinezeza bize nyuma, ariko umutima wamaze kunezerwa kurushaho. Ikindi navuga wenda gikwiye kwitabwaho nuko igihe cya Noheri cyagombye kuba impamvu cyo kwita ku muryango ku buryo bwihariye. Kiliziya ifite uburyo iba yaragennye umugisha w'umuryango, umugisha w'abana, umugisha w'ababyeyi. Ni igihe cyo kugaragaza ibyishimo by'umuryango no kugerageza kuwuha agaciro ku buryo bukwiye. Ababyeyi muganire n'abana banyu, ni akanya ko kugira ngo mubiteho, si ukubagurira ibisuguti cyangwa se bombo gusa cyangwa imyenda mishya, ariko ni akanya ko kugira ngo mubaganirize abatajya babona ako kanya. Hanyuma ababyeyi namwe mwibuke yuko mufite inshingano zo kuganira no kugira ngo mugire imyumvire imwe ku burere bw'abana. Navugaga ibyo byo guhesha umugisha abana bagahabwa umugisha, n'umwanya wo kugira ngo mwibuke ko niba twibuka ko Yezu yavutse, tubihimbaza iryo banga ryo kwigira umuntu muri twebwe, namwe muzirikane abo mwakiriye mu nda zanyu mukabageza ku isi, bahabwa agaciro gakwiye,
ni umwanya nubwo wenda ataba umunsi ngarukamwaka wo gushyingirwa kwanyu, wo kongera kunagura urukundo rwanyu, mukaba mwasubira no mu isezerano ryanyu kugira ngo ibyo bintu bishobore gutungana neza. Hari umuco mwiza nanone uri mu maparuwasi menshi yewe no muri diyoseze zose yuko abana bakora urugendo cyangwa se ingendo basa n'abigana ba bami batatu baje kuramya Yezu. Naho ubwo butumwa bw'ivuka rya Nyagasani Yezu bakabushyira abaturanyi babo. Ibyo nabyo ni igikorwa cyiza kigomba gushyigikirwa, ariko kigakorwa nyine mu buryo bwubahirije ibihe turimo. Reka rero dusoreza aha kugira ngo gahunda za Radio Mara Rwanda zikomeze. Padiri Theophile Nkundimana, turagushimiye cyane wadufashije mu kiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya, aho twarebeye hamwe umunsi mukuru wa Noheli, amavu n'amavuko yawo, ndetse nuko wagiye uhimbazwa kugeza none. Hanyuma kandi mwadufashije no kureba bimwe mu biranga uyu munsi mukuru wa Noheli ku bijyanye n'umuteguro ndetse na liturujia. Reka tubashimire cyane, dushimira n'abakunzi ba Radio Mara Rwanda. Padiri, mwakoze cyane. Turifuriza abakristo bose, abantu bose, Noheli nziza, yewe n'umwaka mushya muhire ugiye kuza, nubwo tugiye kutangira turi mu bihe bidasanzwe, ariko bizarangira. Ndabashimira namwe mwese twari kumwe muri iki kiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya. Njye na Vestine Mukaryo-Mugabe. Tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya tugezaho? Tega amatwi ikiganiro Tumenye inyigisho za Kiliziya.